Sheri bitese. Ni byiza. Ugiye he? Najyaga hano hirya. Nanjye mu rwari bana nyerekare mushiki. Sheri nari nkukumbuye pe. Siko nifite n'impamvu yo kugukumbura. Sigaye ukeye. Ubu kugera iwanyu bibaye ikibazo. Ahubwo reka agende bari bamamagaye. Nakunde nyine. Bye. Uyu mukobwa kuko nzamubona gute? Ariko nungutse ubwenge ngomba kumubona. Ubundi reka mubwire igihe ndambaye kujya mbona nicara niga ku kibazo cy'abakobwa. Barabuze Gapore. Wewe. Kukiganira cy'aba baby. Umva. Igitekerezo. Niko reka nkubaze kandi utsubiye. Cyane rwose. Uraje usanze abantu turi kwiganirira, kuganira ibyacu uraje ngufite igitekerezo. None se twebwe ntabwo dutekereza. Basi se icyo gitekerezo gihuye n'icyacu. Cyane rwose. Iki? Hari umukobwa nshaka tujya kureba. Uwo mukobwa. Ariko shane neza. Ni hano nanjye ariko naramukunze. Aho ubundi mani. Ye. Sha byara nanjye. Baby ariko nagajya sohoka ariko uretse tumu. Man bimeze gute pe? Salam. Manje nsanga muri kuganira ku bintu by'umubebi ni wawe ndinakubonaga muri kumwe se. Uwo. Ariko nanjye rero n'abaciye mu ijambo. Ba mugabo ushobora kuba wumviriza. Mutagezwa n'akamwe. Arega aba baby mane ni ikibazo. None se ku buryo arota karibo turi kuvuga none. Aba baby babaye ikibazo ariko tugiye kujya kumureba tu. Murafasha si basi tujyeyo. Turajyayo rwose. Kuko ewa nisi igitekerezo cyanjye rero mucyumve neza wowe ugiye kugenda uri mwarimu. Yes wowe uravuga ko mwiganye sasa. Urabona nakwigana n'umukire nk'uri kuba yiga hanze bivuze iki? Ariko reka nkubaze kandi utsubize. Maye wowe nkanjye utazi na bonjour mu Cyongereza urabona ari ngewe wo kujya kuvuga ngo niganye. Byose ni mu mutwe reka kubinjiji reba na dere dusigaye uri hariko mani. Okay noneho nta kibazo rwose yiga makangahe. Turi mu kiruhuko ariko yari mu wa kane. Sawa ubwo ntari bigishije ntari uriya se wo muhakaye kazira. Uyu ni doctor. Dogiteri n'ubusanzwe cyende dogiteri. Ariko mbabaze kandi mu nsubizo umuntu utungana kuri ngo ni umudogiteri. Oya kuba dogiteri ntabwo bisaba imyaka myinshi n'ubwanwa bwinshi. Arega kuri ubu ngubu dusigaye dusoza turi bakuru kandi bose barabizi. Reka njye bihorera ntacyo ubwo wabyise tubyihorera. Noneho njyewe icyo ndibuze kubandi nabandi karyasi nesa amadongo kabisa ariko n'ubundi kakubera shamani ahubwo arega se sengeri ushaka nk'akaryama nkayo tugende wambaye tugende ubwo nyine gahunda twayujuje umva iyo nizo misoma tugende. umugore wanjye rero nyirakamana wumve ngo ndamukunda nako mama mama kubera urukundo mukunda n'umwana wacu agiye mwita mami nkamwita mimi ariko nibutse ko ari mimi ndagukunda ku buryo utanca inyuma nk'aba bagabo bose nyambona. reka ubundi ntibishoboka ku buryo njyewe niyo ndamutse n'abantu ibyo bintu tokesha mu izina rya Yesu abari abadayimoni bangendereye cyangwa urumva kubera urukundo mukunda ndamutse nanabirose ngatokesha bitabaye ibyo ntabyuka n'amashuka nkayaca. Ni byo cyane. Ni twebwe bose urashaka iki? nyine twari tubagendereye nabasuye rwose. Hari icyatugenzaga ahangaha iwanyu tu mwaduha karibu niba ari nta kibazo. Ndenjuza umwe kuri umwe ariko urimo kubyumva neza? Sawa nta kibazo turubahiriza gahunda zanyu. Sawa. Ndenjuza ndem wo bye. Najyo genda wikandagira ariko ni kwa boss wanjye. Uzi kwa mpemba? Imbere.
Shesha oresh. Ayo. Yuko Imana yawe. Uvuga hano kwa boss. Wewe wambaye ikote. Usavayo. Wambaye ikote Ugomba kunyuba ko yakugize ikiri. Dogite hano kwa boss umpemba. Kwa boss umpemba. Akwinjira ariko utantuza. Sesha reka nkubaze kandi nsubize. Hangaha ni What? Se urabona ndi inzererezi. Nibaza ikintu muje gukora hano muri igitero cy'ingabo gikanga. What? Uzabagoshesha. Uko ari iwanjye gihe. Agutera iki? Ngo musitari. Musitari iwanjye. Nawe musitari iwanjye. Turi kumvikana. Changa shaka. Aho ngaho. Uragenzwa n'iki? Boss, nasabaga akazi ko mu rugo niba mukafite. Nakama mwamungiriye neza. Ndashaka akazi ko mu rugo sha. Kazana n'abapampire bawe n'ari so. Oya boss, njye naje njyenyine. Waje wenyine? Iyi ni imikandara yose cyane amazamu y'amakara y'imikandara. Ntabwo turi kumwe. Ntabwo turi kumwe. Nawe barambwira ikibagenzi. Nara kuri wowe ufite ibisunzo nk'ibya Samusure sha. What? Ndashaka n'iki? Je narinje gusura umukobwa wanyu kubera ko je nari dogiteri we kwishura ahantu yigaga. Wewe ari dogiteri we? Yeah. Wewe birumvikana ufite amerekezo. Wowe se sha, wowe urusatsi rubi rurecyanye ufite umusatsi umeze nk'urusyo. What? Rw'ingasire. Vuga iki kugenda cyangwa ucishe? Nyine narenje kureba mimi twariganye. Mwariganye? Nese urasa nk'ize sha. Narize n'impamo y'Imana. Nicaranye atatu yanjye y'Yesu abanza. What? Okay, ayo ngayo yapfuye gusa sha. Ayo yapfuye gusa sinkubeshye. Dore icyo. Wewe ukurikiranye. Oya, itonde mbabaza. Wowe reshya nk'igice cya bote. Urava ukajyayo. Ureshya ute? Umukobwa we naramwigishije. Umwigisha? Agusumba? Ubumenyi buhambaye. Umwigisha agusumba? Nese gusonga nibwo bwenge. Naramucyahaga. Utamubona afite uburere. Niko Naramucyaha. niko se mama. Ugize ngo kubavuganira nabo baza. Oya naho mbazi ariko nawe gicisha make urumva ukuntu wabatangiye bose. Okay, none reka nanabasoze. Nanjye wabatangiye. Sibyo? Aha. Shayi wambwiye ko ushaka akahe kazi? akazi ko mu rugo boss. Uzi gukora iki? Nzi guteka, nzi gufura, nzi gukoropa. N'ibindi byose nabikora pe. Uzi guteka iki? Ya nzi guteka amakaroni n'umuceri. Kudasa nayo makaroni. Ugize ngo ariko nakahunga nzi kwiteka neza buriya. N'ibijumba byose. None wongeye kugwa akazi. Uzajya utekera abakozi banyu muri restaurant. Boss urakoze cyane, urakoze pe. Cyazo no kejo uzahaga ukanyigarikaho. Oya boss ntabwo nabikora. Okay. Harya mwebwe mu bashaka mimi. Yego boss, umukobwa we nari mukumbuye pe. Nari ndumwari mwiza. Umukobwa wacu uramukumbuye. Mandoga bukarama. Mwigisha nkamuha amasomo. Waramwigishije none uramukumbuye. Ngomba kumenya uwo nigishije niba yaravuyemo umuntu muzima. Yavuyemo umuntu muzima. Mama Mimi. Ntabwo arafara. Mama Mimi. Yesu we. Ibyo nakubwiraga, wabavuganiraga ariko mva ibitekerezo bafite. Ndumiwe none. Rakira cyo gisa nk'ibandi. Wewe nibyo bisatsi byawe. Dore ko kireba. Kuno musatsi ni mukeya boss. Ni mukeya nyine kuri wowe. Kubera kuri Marine. Ndarawusokoza buriya rimwe na rimwe. N'ubu ngubu ndimo ndabibona urasokoje. Nyine nuko agasokoza bakipye. Yesu we. Ariko ubundi rwose njya musokoza Ntabwo mubona. Rwose biragaragara ko ukiye dogiteri. Wowe rwose ubundi mimi rwose ubundi turebye nagagoye kuba wawe ariko mimi ndibona ndibona umushatsi mupilote. Oya
nta kibazo ahubwo ngiye bitewe n'ukuntu namukundaga ngiye n'ubwo namuvuraga niyo mpamvu twageze muri vakansi none nkaba nifuje kuza kumureba. Ariko se wabuze bya Mukamana mungana washaka sha? Oya yagiraga ikibazo cyo kurwara igifu kandi ndabizi ko nta wundi mudogiteri wabasha kumukurikirana nkanjye. None ushaka kujya umukurikirana byiteka? Nshaka no kumukurikirana wowe ukeneye. Nade gera hino mwana wa use kuba watetse umusuze n'abashyitsi dore twagenderewe wari uri mu bikisi babana b'abaturanyi bo kwa Karasira no kwa Kalisa. Okay, noneho genda ubwire mukuru wawe Mimi kari abantu mushakamo hano muri salo. Usuransabye abandi babyeyi cyazwa hose si wagirirwa kubwira umwana nawe. Oya ni ukumworoha nk'iriya mbwa y'imisatsi mibi mwamenyanye gute? Ntabwo ari mbaza se Mimi? Ntabwo muzi zaba karame bose ngwino nsorere uwa mbere. Ariko mugaso umuntu wambaye inkweto mbi none se bose kano kagufi mbona gafite agatuza Ako Sam wajya ugira umuco. kameze nk'ak'inkuma yo mu Burundi karaguma hano kicaye hano. ariko uzi ko ari byo zaba ko nagatekerezo kicaye ku ntebe kamwe kazi kosoma kananubwo kazishyuye baba n'amaguru mu kirere. Dogiteri we yicaye nk'uwageze iwabo rwose wajya bimenya ko yahaye ikaze. Ugize ngo Egera hino ahubwo. Egera hino rwose. Icara aho ngaho impande y'umudamu wanjye ariko ntumwegere. nta kibazo nshaka umukobwa reka. Icara aho ngaho kabisa. Rero mwana wanjye maje kubona ibi bintu bibereye aha dogiteri rwose ahamya nashidikanya ko ari ugutsindiye kubera ko uriya mudogiteri ntakundana kuko nawe yaragukunze. Ariko ntukabijishe wa mwana uranga umudogiteri nk'uri ufite amafaranga uzi amafaranga afite ibaze kujya uhinduranya private jet aguhindurira indege ubwo urumva ari ibintu byoroshye. ugize ngo ubwo se ushaka uwemo umva utazambuza amahirwe yo gukundana n'uriya mudogiteri kubera ko uraza yazageza kuri byinshi. Nahita nkubyaruka nahita nkuca mu muryango ariko wamunsebeje mu bandi babyeyi. Yeah!